Rayon Sport yatsinze match yabo ya City Boys ibitego biri ku busa, ariko kimwe mu bintu byashimije abareyo nukongera kugaruka kwa Forunganye ari nawe watsinze ibitego byombi. Nibyo byari bishimishije kongera kubona Forunganye kuri score sheet cyangwa se kongera kugaragara mu batsinze ibitego bibiri yatsinze ku munsi w'ejo. Rero urebye igihe yaramaze adatsinda igitego nkuko Rayon Sport yabitangarije ku mbuga nkoranyambaga zayo, yaramaze iminsi 361 adatsindira igitego Rayon Sport. Umwaka waburaga iminsi 4 cyangwa 5 bijyanye n'uwo mwaka wariwe. Ariko nyine kubera ko yize ikibazo cy'imvune kigiye kirekire yanagaruka akagorwa no kongera gutsinda ko yaramaze gukina imikino igera kuri 5 utaratsinda igitego. Kuba yatsinze byabashimishije. Yego nibyo yatsindaga ikipe yoroshye City Boys, ariko nyine kubona incundura biba bisa naho bigoye. Icyo kwishimira nuko yatsinze, ariko nanone mutoza Bruno Ferri ku munsi w'ejo urebye uburyo yakinishije abakinnyi be yasaga naho ari kugenda areba ese buretse abakinnyi nsanzwe mbanzamo abandi bakinnyi nshobora kuzakoresha mu minsi iri imbere nakenera igihe wenda nshatse kumubanzamo cyangwa se akaba yava kuri bench akamfasha babari abahe. Niyo mpamvu yahisemo mu izamu kwashyira uyu musore Patrick, ni umuzamu mushya baguze bavana mu kipe ya Kiyovu. Ntabwo akiri muto cyane uyu muzamu Patrick, burya abantu bajya babimenye ko yabaye muri Kiyovu yaramazemo sezo nk'eshatu, kuko ndabyibuka ko yasimburaga Nzeri Rwanda Jimmy Jihad. Burya abantu bagiye bamwitiranya n'uwitwa Christian, umwana muto uri muri Kiyovu bavanye mu Ntare, niyo muzamu muturimo. Ariko uyu Patrick we n'umukinnyi mukuru no mu maso urabibona yatareba umwanya wo gukina. Hanyuma aravuga ati reka Meka Bange akine kuri kabiri, kuko ndabizi ko Beda ari ubanzamo, reka ndeka Bange akine. Anahaganisha ishimwe Eri atekereza ko ari wagiye kujya akoresha kuri gatatu, ari kumenya imikino myinshi kugira ngo agende yintegra neza muri systeme ze. Hanyuma afata Likau Pizarro amukinisha muri Central Defense. Yarafite impamvu byiza kumukinisha inyuma rigani. Yavuga ati uyu mukinyi Pizarro nubwo akina gatandatu, ariko ngiye mbona yiburamo karite zo kudefanda nkuko mushaka. Reka musubize inyuma ho gatakine muri defense kugira ngo yongere atekereze uburyo bwo kudefanda, badefanda bate kugira ngo yakine kuri gatandatu azaba afite izo karite nziza zo kudefanda igera gukina kuri gatandatu. Ko yagiye imbere ni byiza, ariko mu kwambara imipira amaduel yo mu kirere n'ibindi byose bijyana no gufasha defense yabona gatabikora neza. Aravuga ati kamukinisha inyuma, ariko umwe narushama Chris nayo ku munsi w'ejo rwose wakina gubona ari pose akina neza. Hagati ahazana Richard Kitoga, abona ko banakinanaga neza mu kibuga hagati. Richard nawe urabizi ko yaramaze iminsi adakina, niyo mpamvu ariko muha imikino myinshi yo kugira ngo agaragare mu kibuga ndetse na ntarindwa. Ni level ye nyine, aravuga ati nawe reka mureka kine kugira ngo aje asimbura ababanjemo abashe gutanga umusaruro. Ubwo rero ibyo byose umutoza yabikoraga abizi neza ko akeneye insinzi, arakeneye gutsinda ku munsi w'ejo. Hanyuma azana Vinyinu ku ruhande rw'iburyo imbere, umukinnyi mu by'ukuri ubona ko marigire kugira imvune no kuza atamaze iminsi akina, ariko urwego rw'ubona ko ruri hasi pe. Umuntu bita Vinyinu ku munsi w'ejo, urumva iyo ukina n'ikipe nk'iyi ntoya umuntu aba yiteze ko ariho hantu ugiye kwiratrapa, shenge utange passe nziza utsinde. Ubundi izi ni match zo kugarura abakinnyi icyizere, cyane cyane aba ba Vinyinu batakaje icyizere, ngo batsinda ibitego byinshi, mutsinde nk'ibitego 3 wenyine cyangwa 4 abari batagiye kuvuga ngo nyamara ashaka kuba yaje. Ndibuka hari umukinnyi wiza kuza muri Rayon, umwe bagiye gufata ku kibuga cy'indege yambaye amakabutura ya basket yitwaga Kagande w'umunyasenegal, ubundi wari uhari waje mu kwezi kwa mbere mu gikombe cy'amahoro, yagize gutya byibura aratsinda. Ntekereza ko n'igitego cyonyine yatahanye ubwo bakinaga n'ikipe ntoya. Vinyinu rero nawe ku munsi w'ejo uko yakinaga muri aba bana bakiri bato, level ye rwose banakiri hasi pe. Uvuze ngo ni umuswe nawe ubyisukunda, ariko arakina nabi bikabije. Arumva ku munsi w'ejo abantu baritiza kaza gukina neza. Urebye Vinyinu agapira burya gakina burya gasunika, ubona nyine umupira nyine afitemo karite zo kwawuza, ariko nyine ebana amaze igihe ubona ariko ubona simbyemera ibyo kuvuga ngo iyo afunze umupira ngo ubona ari sawa, ariko ngo sinzi ahantu bipfuye yanagapasa ukabona karagenda kwizigiye n'agacenga kamwe akagakora bigereranya bisobanure coach bidusobanura umutoza afunga kabaro neza, ashobora kwera imino umuntu neza. No ku gitego Forunganye yatsinze cya mbere, wabonye ko ari cross nziza cyane yarivuye kuri Vinyinu, yarakoze take on atanga na pass nziza, ariko ukabona nanone nyine harimo akantu k'umunaniro. Umunaniro kandi ejo bundi baravugaga ngo yavunitse, ngo yagiye kuvurwa mu mwanya wo kuruhuka. Sobanura umutoza wari uri kugeranya n'iki? Ngemegeranya n'imvugo ivuga ngo iyo bavuze ngo ngafunga umupira neza pe ngakanawutanga neza, no si ikibazo kiri. Ni nk'umuntu uvuga ngo ngewe ngo igifaransa ngo iyo bakivuga ngo manyumva, ngo ariko sinakivuga. Ndetse ubwo urakizi ngo nyenze igifaransa
ngicyo mbura gusa nuko kivuga ariko sina ngo ndacyumva gusa sinkivuga nase urakizi nukuvuga umukinnyi wuzuye agomba kuba yujuje ibintu navuga nka bitatu awufunze neza awutanze neza awambaye neza ibyo bintu kandi bigatanga umusaruro none se arabyujuje ibyo akora bitanga umusaruro umukinnyi w'umuwinga mu by'ukuri nubwo yari amaze igihe arwaye kandi wenda tukanabyongeraho ko ku giti cye nawe akinaza twarayibonye ko hari ibintu agomba gukora mu kudevelopa nyine ubushobozi bw'ibyo tumubonamo probably wenda hari n'igihe yazabana na mwiza ariko ubu ntarabitwereka hari rero kalite twese tuzi ku bakinnyi b'abawinga ikintu cya mbere umuwinga aba agomba kuba azwiho kwizigira gikomeye cyane ni icyo kintu cyo kubasha kugeza imipira muri dangerous area hahandi ushobora kuvuga ngo shyize bara ahantu hagoye adversaire kwikuraho abataka banjye bashobora gutsinda ubwo ni uburyo bwa mbere. Ubwa kabiri nicyo bita kwa assistinga noneho hari ukwigeza ahantu hari danger ubwo ni uburyo bumwe hari uburyo bwo gutanga umupira wanyuma uvamo igitego. Uburyo bwa gatatu kuko babita aba forwards kuri hari iki n'akane gatatu bari abatatu imbere nabo bari nk'abasatira hana ka pesi busabwa wenda turetse bya pesi hari no gukora n'ibitego buriya wibuke Rayon Sport igeze kugira wing za Onana na Ojera ariko idafite umwataka ukomeye yatakisha Eseno murabyibuka ariko Ojera yakoraga akazi gakomeye ko kugeza imipira muri dangerous area ndetse no kubasha kuassistinga rimwe na rimwe. Hanyuma Onana agakora akazi ko kuassistinga no kumuskora cyane gutsinda ibitego. Bivuga ngo sinabona iki urabona nka Basane ni umuntu ushyira baro muri dangerous area akenshi nyine